Ndanezerewe cyane kuba muri uyu mwanya Imana iduhaye. Ni umwanya mwiza mu by'ukuri. Umuririmbyi niwe yavuze ngo hariho icyo nkwaka mwami. Ni indirimbo nziza cyane kubera ko irimo imbaraga zo gusaba, ariko kandi gusaba kuzuyemo ubwenge bwinshi cyane. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu basaba bagasaba nabi. Uyu muririmbyi wa 373 yaravuze ngo hari icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa se umuriro. Mu by'ukuri ni byiza cyane yuko tujya dusaba ariko tugasaba neza. Nicyo kintu Imana idushaka uyu munsi. Turashima Imana rero yaduhaye umwanya mwiza wo kuza imbere y'Imana kugira ngo tuyisabe icyo dushaka, tuyisabe ibyo umutima wacu wumva wifuza kuruta kuza guhisha Imana. Twaje imbere y'Imana, twaje kuvoma, twaje kwiriba, twaje gushaka icyo Imana yaduteguriye. Nanjye mfite ibyiringiro yuko umwami Imana agomba kukiduha, kuko nta waje imbere y'Imana ngatahe imbokoboko gusa. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana itugejeje kuri uyu munsi w'amasengesho tumazemo iminsi, cyangwa se ukwezi tumazemo iminsi. Ni umunsi wa 12 w'amasengesho yacu cyangwa se y'ukwezi. Mu by'ukuri ngira ngo murabizi neza ko uyu munsi turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu, ni n'umunsi wa 12 w'ukwezi. Turashima Imana rero ikomeje kutubashisha ndetse no kuduha ibyiza no kudukangura mu bwenge kugira ngo tubashe kubohoka mu buryo bwose bushoboka. Kubohoka mu buryo bwose bushoboka. Abantu tuba twaraboshywe na byinshi. Nigeze mbabwira uburyo ki abantu babohwa n'ibintu bitandukanye. Hari ubohwa n'igihe, hari ubohwa n'abantu, hari ubohwa n'uburyo yavutse, hari ubohwa n'imitekerereze, donc umuntu abohwa n'ibintu byinshi bitandukanye bigatuma atagera ku nzozi ziwe cyangwa se atagera ku cyo Imana imushakaho. Turi mu cyumweru tuvuga hejuru y'imbaraga z'amahirwe, uburyo ki ubuzima bwawe bwaboshywe butuma utagera ku mahirwe y'ubuzima bwawe, utagera hahandi uvuga ati uko bisa kose ndi umunyamahirwe, wamaze kwiciraho iteka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko uyu munsi Imana iguhe kubohoka mu izina rya Yesu, ubundi winjire mu mahirwe y'ubuzima bwawe, winjire muri destiny y'ubuzima bwawe, ubashe kubona icyo Kristo yagufatiye. Imana itugire neza cyane. Ntabwo ndi butinde mu mwanya wo kuganira ku ijambo cyane, kuko n'ubundi twarumvise, amatwi yacu yumvise byinshi, amaso yacu yumvise byinshi, intambwe zacu Imana yazaguriye kuyikorera. Uyu munsi ndagira ngo ufate umwanya witekerezeho mu buzima bwawe, utekereze ngo mbese nayahe mahirwe nabuze y'ubuzima bwanjye, niki cyatumye ntagera ku nzozi zanjye. Ese nta amahirwe nabuze ntago nayabujijwe nuko wenda nagiye mu bitagira umumaro. Hari abantu benshi, reka mbabwire, hari abantu benshi bagiye batanga ubuhamya butandukanye, akavuga ati burya jyewe nigeze mbona uburenganzira bw'akazi, cyangwa se bamakazi barambwira ati ejo mu gitondo uzaze. Arangije bakarara mu tubari, noneho mu gitondo aho yakagiye kujya muri ka kazi agasinzira akibagirwa yuko yari afite randevu yo kujya muri ka kazi, bikarangira ka kazi akabuza. Ayo ni amahirwe ububuze y'ubuzima bwawe kandi uyiburishije bitewe n'ibiyakubujishije. Hari amahirwe menshi wagiye ubura mu buzima. Hari ayo wabonaga ko byarangiye, hari ibyo wabonaga ko byageze herezo, rimwe na rimwe ukabona biciye mu myanya y'intoki, ukibaza ese byari bigenze gute. Hari amafaranga wagiye kwakira ukabona biranze, hari akazi wagiye kubona ukabona biranze, hari ibintu byinshi bitandukanye wabonaga ko rwose ibyo bintu ugiye kubigeraho, ariko ayo mahirwe aguca mu myanya y'intoki uyareba aragenda. Ariko ndagira ngo utangarize yuko Uwiteka yiteguye kuduha amahirwe ya kabiri. Imana ishimwe cyane. Alleluya, alleluya. Ni amahirwe atazabasha gusubira inyuma, kuko Imana yavuzeho kenshi yuko abashakana Imana umwete bose bazayibona. Burya reka nkubwire, hari igihe wenda ayo mahirwe yagucitse, hatari amahirwe avuye ku Mana, wenda yaravuye mu mitekerereze yawe, cyangwa se ugasanga bimwe na bimwe byari byivangavanze. Ariko Uwiteka uyu munsi naguha amahirwe y'ubuzima, wongere ukore. Reka babwire, hari igihe abantu bashaka urugo
reka mvuge ngo bubaka urugo rukanga neza, ukabona biranze, bikaba ngombwa ko habaho n'izo za gatanya abantu zibasiye icyo nakita umuryango muri iki gihe, ariko ayo mahirwe akagucika uyareba. Ariko ndagira ngo mvuge ngo hejuru y'uko wabuze amahirwe y'ubuzima, hariho amahirwe ya kabiri. Imana ishimwe cyane, hari amahirwe ya kabiri Imana yakugarurira. Birashoboka ko wenda amahirwe ya mbere wabigizemo uruhare agucika uyareba, ariko Uwiteka nagarure amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Nebukadinezari nigeze mbabwira uburyo ki yabuze amahirwe y'ubuzima inshuro ya mbere. Yabaye umwami, aba umwami rwose, akora mu minsi ya mbere akora ibyiza, nyuma aza gukora ibibi. Imana iraza iramubwira ati nyamara ngiye kuguca ku ngoma, ngiye kugushyira mu ishyamba umara imyaka 7 uriho urarisha nk'inka. Agira ngo ni imikino. Nyuma aza kwisanga muri icyo gihe cy'imyaka 7 ariho ari mu ishyamba, imisatsi yaramwereyeho, ibyara byabaye nk'ikizu, ubuzima bwaramucanganyukishije. Nyuma noneho aza kugaruka ku bwami, aza kugaruka ku ngoma nyuma y'imyaka 7. Imana imugarurira amahirwe ya kabiri. Birashoboka ko umaze imyaka 7 mu butayu, birashoboka ko umaze imyaka 7 amahirwe yawe yaragiye. Kandi burya reka nkubwire, nimba ugenzura neza, reka mbabwize ukuri, ukaba uzi neza ko hari amahirwe wabuze mu buzima, ayo mahirwe azongera kugaruka nyuma y'imyaka 7. Imyaka 7 itari yuzura, hazaza icyo bita ibicu, cyangwa se hazaza ibicupuri by'amahirwe, ariko amahirwe nyamahirwe azaza nyuma y'imyaka 7. Icyo kintu ugashyire mu mutwe, reka nongere ngasubiremo. Nimba uzi ko wabuze amahirwe y'ubuzima, amahirwe y'ikintu runaka, amahirwe wagomba kuba warafashe neza, amahirwe Imana yari ikuzaniye ku meza bitavuye ku mbaraga z'umwana w'umuntu, ayo mahirwe ukayarangaraho, amahirwe ye akagupfira ubusa, ayo mahirwe umwe mu Munyarwanda yavuze ngo inusu y'amahirwe ngiruta ikiro cy'ubwenge, cyangwa se icy'ubuhanga. Rero amahirwe mu by'ukuri ukaba warayanyereyeho, ayo mahirwe akagucika. Ndagira nkubwire ngo imyaka 7 itari yuzura, kubona ayo mahirwe ya kabiri biba bigoye. Icyakora koko ubona icyo twakita inyoroshyo mutima, cyangwa se ibigufasha kugira ngo ya myaka 7 uyibemo neza. Nzabaha ingero nyinshi zibereka yuko amahirwe agaruka nyuma y'imyaka 7. Nawe nubisubiza amaso inyuma, urareba uvuga ati mbese aya mahirwe y'ubuzima bwanjye urebe, wenda hari ayo wigeze ubura, urebe n'igihe yagarukiye, uze kubibara neza, urasanga imyaka 7 yari yashize. Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire rero ngo Uwiteka uyu munsi nakwibuke. Birashoboka ko umaze imyaka 7 mu butayu, birashoboka ko umaze igihe kirekire ibintu byaranze, ariko Imana ikabiguha amahirwe yo kongera kubaho. Imana ishimwe cyane. Ngo yadusanze mu ivata twigaragura, iravuga ngo tubeho nuko tubaho. Imana ishimwe. Imana yo yatwemereye kubaho. Rero uyu munsi ndagira ngo igushyigikire, iguhe amahirwe y'ubuzima. Reka hejuru uyu munsi mvuge hejuru y'ikintu kijyanye n'ubwoba. Ubwoba uburyo ki butuma umuntu abura amahirwe y'ubuzima, cyangwa se abura amahirwe yakagombye kugira muri sosiyete yabayemo. Ubwoba bugatuma udatumbira kugera ku musaraba. Iyo dusomye mu gitabo cyo Kuva ibice 14, tubona uburyo ki Abisirayeli bari bageze ku nyanja itukura. Noneho impande ngo hari imisozi miremire, inyuma hari ingabo za Farawo. Noneho Bibiliya ivuga ngo bagira ubwoba bwinshi cyane, batakira Mose, baramubwira ngo Mose, kuki watuzanye kugira ngo dupfire hano muri ubu butayu, dupfira ahangaha kuri iyi nyanja? Amaso yabo yo yibwiraga yuko nta terambere riri, donc nta gejo hari ubwiza Imana yabereka. Kandi mbibutse neza ko Imana yababeraga inkingi y'umuriro, ikababera n'igicu kibatwikira izuba. Bivuze ngo barayibonaga, yari yaragurukanye nabo mu Misiri kugira ngo bajye i Kanani. Nuvuga ngo bari bayizi ko Imana iri kumwe nabo. Kandi wibuke ko Imana yari yarabwiye Mose, aramubwira ngo nzagendana nawe nkuruhure. Ariko bageze ku nyanja itukura, babonye izo ngabo zije zibasatiriye, kandi imbere badafite uko bakomeza kugenda, impanda ari uko, bagira ubwoba bwinshi. Niko birivuga ngo bagira ubwoba bwinshi burabataha, butuma batabasha kugenda ngo bakomeze urugendo. Ubwoba
reka nkubwire, ubwoba bwatuma ubura amahirwe y'ubuzima bwawe, ubwoba bwagutera kutagera ku nzozi zawe, ubwoba bwatuma ukora ikibi kandi mu by'ukuri Imana yari yaguteganyirije icyiza. Ubwoba buragatsindwa abagenzi, ubwoba bumaze benshi. Reka nkubwire ngo abantu bafite ubwoba bw'ubuzima, abantu bafite ubwoba bw'igihe, abantu bafite ubwoba reka nkubwire ngo urarwara malariya, ubwoba bugahita bugufata ati ndapfuye. Ubwoba bwishe benshi, kandi wibuke ko hari amasezerano Imana yavuganye nawe. Irakubwira ngo mwana wanjye, nzakugirira gutya, nzagufasha gutya, nzagukorera gutya, ariko wagera mu kintu runaka ubwoba bukagufata. Reka nkubwire ngo abantu bafite ubwoba bwinshi, bafite ubwoba bw'ibihe babayemo, bafite ubwoba bwa sosiyete, bafite ubwoba. Hari abantu ubuturanye n'umuntu ukagira ubwoba bw'umurozi ukavuga ngo azanyica ni hahandi. Ubwoba bwarakwishe, butuma utabasha gutumbira ku cyo Imana yavuganye nawe. Ni nacyo cyatumye Abisirayeli badatumbira ngo bavuge ngo kuko Imana yatubwiye ngo nitugende mu gihugu, kandi tukaba tugeze kuri ubu butayu, tukaba tugeze kuri inyanja itukura. Byanga bikunda tuzahambuka, tuzahagenda, Imana iri kumwe natwe. Ntidutewe ubwoba n'ingabo za Farawo ziduherekeje, ntidutewe ubwoba nuko hari imisozi miremire, oya, ibyo ntabwo byagombaga. Bagombaga gukurura ukwizera, bakakwizera, bakavuga ati tuzi ko Imana iri mu ruhande rwacu kandi yaratubwiye ngo nzagendana natwe. Bivuze iki rero? Ubwoba bwabibagije ibyo bintu byose, bwabibagije ayo masezerano Imana yabahaye, bwabibagije ko Imana yavuganye nabo bajya guhaguruka. Ubwoba burabataha, kandi muri kamere, muri common sense y'umuntu habamo ikintu twavuga ngo ni ubwoba, umutima w'ubwoba. Kandi ubwoba rimwe na rimwe hari ibyo bita ngo ni amakenga cyangwa se niki, ariko ndajya nkubwire ngo hejuru y'imbaraga z'ubwoba buvuye kwa Satani bushobora gutuma utagera ku mahirwe y'ubuzima Imana yakugeneye, ahubwo bikarangira urangiriye aho ngaho. Hari abantu benshi, reka dufate urugero, umuntu aratwara inda, uri umumama, noneho muri kwa gutwara inda, kandi Bibiliya muri Zaburi iravuga ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, kandi imbuto zo mu nda ni umugisha Imana itanga. Noneho umubyeyi yatwara inda, noneho ubuzima bwe agahita avuga ngo ariko ngo uyu mwana nzamubyara, uyu mwana kubera ko yumvise amateka y'abantu benshi bagiye bagwa ku nda, yumvise abantu benshi bagiye kwiseta muri operation kugira ngo babage, baguye kuri iryo seta, cyangwa se abantu babarogeyeho kunda. Ibyo byatumye bimwafectinga muri mayindi, bituma yumva avuga ngo nanjye nintwita ibyo bintu bishobora kumbaho, shobora kuzapfira kunda, shobora kuzarogwa, abantu benshi ujya kumva ngo yango jewe ngo ntabwo shaka ko umuntu azaza kundeba ntwite, ngo benda yatuma inda yanjye ivamo. Hari abatajya basuhuzanya, hari abibera mu nzu, donc ubwoba bwatuma batabasha kugera ku cyo Imana yavuganye nabo. Ariko uyu munsi ndi gutangaza hejuru y'ibyo byose yuko hari Imana imara ubwoba. Imana ishimwe cyane. Ubwoba ntibukwiye kutumarira imbaraga z'umutima, kuko amahirwe y'ubuzima arahari, bitandukanye n'ubwoba abantu babayemo bwa buri munsi. Ibihe bitera abantu ubwoba. Ushobora gutekereza ngo turi mu bihe by'intambara, turi mu bihe amavuta yahenze. Njya mbona utuvideo tugera ducicikana uburyo cy'amavuta bayapimira ku kayiko. Ubuzima butangiye gutera abantu ubwoba. Ariko uva nkubwire inshuti yanjye, haleluya, Bibiliya irambwira ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Nta muntu w'intwari ubasha kugira ubwoba. Haleluya, haleluya. Ubwoba butumye abantu batagera ku nzozi z'ubuzima bwabo, kandi amahirwe wabujijwe n'ubwoba. Ndagira nkubwire ngo kugira ngo uzayagarure biragora. Abantu bagiye, donc ubwoba bufasha abantu. Hari ubuzima ubamo ukavuga ati ubwoba bukakwica, wajya no kuryama ibitotsi bikabura. Hari igihe iyo ndwara, reka mvuge ngo ni indwara, ikugeraho burundu, ibitotsi ukabibura, ntusinzire, ubwoba ukumva umubiri wose watashwe n'ubwoba. Tantu uri gutinya urupfu, tantu uri gutinya ibintu wenda barozi, tantu uri gutinya ibizakubaho, uri gutekereza ngo biragenda gute. Wagera mu kigeragezo ubwoba bukagukubita. Ariko mva nkubwire, nubwo ubwoba buhari,
Haleluya. Uragomba guhagarara mu cyimbo Joshua na Kalebu bahagaze. Joshua na Kalebu bigeze bahagarara mu gihe abantu bose Bibiliya ngo Abisirayeli ngo bagira ubwoba bwinshi cyane, ngo nuko ngo baca umuborogo. Aho bari bagandagaje baravuga ati noneho turapfuye. Kubera iki? Harimo abantu bari babazaniye inkuru z'incamugongo. Reka nkubwire, hari abantu bazakuzanira inkuru z'incamugongo zikagutera ubwoba. Hari abantu bazakuzanira bakakubwira ngo mbese waruzi n'ikindi, wowe turabona utazatera imbere. Mbese waruzi n'ikindi, wowe n'ubundi turabona kuri uri wa wundi umeze nk'uwo mu muryango w'ikigoryi. Wowe turabizi bazaguca intege, kubera ko nyine niko kamere y'abana b'abantu imeze. Ntabwo uzabuza abantu kuguca intege, ariko ba bandi baguca intege urasabwa iki kintu kuvuga ngo nubwo ncibwa intege n'abantu ariko mfite Imana yampamagaye. Imana ishimwe cyane. Nubwo hari ibiriho biranca intege, nubwo hariho birandwanya, reka nkubwire ngo ntabwo uzabuza abarozi kukuroga, ahubwo uzavuga ngo nubwo mu ndoga hejuru y'ibindoga hariho Imana. Haleluya. Ubwoba ndagira ngo bushire uyu munsi ntubura amahirwe y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo Abayisirayeli ngo nuko ngo baca umuborogo barahangayika, kubera yuko abantu bari babazaniye inkuru y'incamugongo. Baravuga ngo twagiye muri kiriya gihugu, igihugu twakibonye ni cyiza, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu gifite amahundo, dore n'imizabibu twayishigatiye twayizanye, ariko ikibazo ni kimwe, abantu baho ni barebare, abanaki ni barebare, abahetsi ni barebare, abahefi, ubwoko butuye Kanani ni burebure. Twanabubonaga tukabona twebwe turi inzige kuri bwo, tukabona turi utuntu dutonya cyane, tukavuga ngo yewe noneho ngo nuko ngo Abisirayeli ngo barangije bagira ubwoba. Baravuga ati aba bagabo tuzabaca he, baravuga ngo abantu tuzabigenza gute. Ubwoba burabafata kubera abantu bagiye gutata icyo gihugu, babazaniye amakuru mabi. Ariko havamo umugabo bita Joshua, havamo umugabo bita Kalebu. Baravuga ngo yes nibyo, yego abo bantu ni barebare, abo bantu rwose twababonaga tukabona turi bato cyane kuri bo, ariko reka mbabwire nubwo abo bantu babazaniye inkuru y'incamugongo, ariko reka mbabwire twebwe tuzabarya nk'uko umuntu arya ubugari. Bari bibutse imirimo y'Imana, bari bibutse uburyo bavuye mu Misiri bari bamazemo imyaka 400, bari bibutse uburyo Imana yatamukije inyanja mo kabiri, bari bibutse uburyo Imana yabatabaye, yabahaye ibiryo mu butayu bw'Isini hari hatagira ibiryo, bari bibutse uburyo Imana yavuganye nabo mu butayu bw'Imana, amazi yarashaririye bakabona amazi. Bibutse imirimo y'Imana, baravanga ubwoba nubwo bumeze gutya, ariko tuzabarya nk'uko umuntu arya umutsima akawumara. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo dukeneye abanyentwari badafite ubwoba bwo guhangana n'ibihe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi uko urareba ibintu bigutera ubwoba. Nukuri reka mbabwire, hari ibintu biro biradutera ubwoba, birashinyitse, situwasiyo irashinyitse, ibintu biradushinyikiye, intare ziradushinyikiye. Daniyeli ngo bamweretse intare zari zishinyitse, ariko aravuga ngo kuko umwami Yesu ankunda nda amahoro, ngamanuka mu rwobo rw'intare. Arangije ngo intare araziyorosha, arazisegura, kandi zari zishonje ngo zimaze iminsi zitarya. Reka mbabwire inshuti yanjye, nubwo bishinyitse ubwoba nibushire, kubera ko dufite umugabo w'intwari. Bibiliya imbwira iki? Irambwira ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Reka batunage mu rwobo rw'intare, ubundi turebe ko intare zirya Kristo. Ikibazo ni ese wapfanye na Kristo uzukana nawe? Impamvu ngira ubwoba nuko udafite umucunguzi, nuko udafite imbaraga z'uwo mugabo, nuko udafite. Reka mbabwire inshuti yanjye, hari abantu benshi twagiye kubona mu bihe, reka dutanga urugero, mu bihe bya genocide, mu bihe by'intambara, hari abantu benshi bari bafite kwizera gukomeye, bakamubwira ngo tugiye kukwica, akavuga ngo nimugire vuba mu nyice nisangira uwo mugabo. Bari bafite ibihamya, bari bafite ineza y'Imana, bakavuga ngo tugiye kukwica, byanga bikunda senga isengesho rya nyuma. Akababwira ati nta kibazo, mungirire vuba mu nyice nigendere. Ariko bamureba bakavuga ati iki kigo giri mu kireke kigende. Reka nkubwire ngo hejuru y'imbaraga ubwoba bugutinyisha hari imbaraga z'Imana zanesheje urubori rw'urupfu. Imana ishimwe cyane. Ibigutera ubwoba bibwire ngo mutuze. Haleluya. Reka nkubwire ngo
imibereho iteye ubwoba, abantu bariho barikorera ibintu byafurambiye. Umukobwa arageza mu myaka 40 akavanga ubwoba buranyishe nzagumirwa, agahita yibuza amahirwe akicira inzira. Yagera mu rugo, urugo yarazi ngo yabonye umugabo, yamugezayo akajya yirirwa mutimbura urugo rw'agahimano. Imana ikaguha ibiryo by'agahimano. Ariko uva nkubwire inshuti yanjye, haranira kuba inyangamugayo, ubwira Imana ngo umutima wanjye urakomeye. Na isi ya Dawidi yavuze ngo naho ingabo zabamba amahema kundwanya, umutima wanjye uzakomera, no muri iyo ntambara nzakomera. Imana ishimwe cyane. Nubwo intambara zihagaze zigushinyikiye, ariko ubwoba nibushire. Imana ihabwa icyubahiro. Ayo mahirwe y'ubuzima wiyareka kubera Imana Satani yaguteje ubwoba. Oya, ahubwo bwira ubwoba ngo bwoba we ceceka, kuko nta cyiza cy'ubwoba, ahubwo ngiye kugera ku cyo Kristo yampatiye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ntangaze hejuru y'ibyo byose ngo uzura imbaraga z'ubutsinzi. Twabonye abagabo benshi bakize ubwoba, bahangana n'ibihe. Burya reka nkubwire, ubwoba bwakurisha ngo uburozi, niko bavuga. Ubwoba bwawe nibushire, isoni zakurisha uburozi, ibintu byinshi, kandi ibyo n'ahandi biva ni kwa Satani. Bwira Satani ubwe ngo Satani we ndekura, kuko umugabo nizeye aruta ibindi byose. Paulo yanditse Abakorinto aravuga ngo muri ubu buzima niba twarizeye Kristo wenyine, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Niba twarizeye Yesu, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe. None se impuhwe z'Imana zarashize? Bibiliya irambwira muri Yesaya ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, ahubwo ibicumuro byacu nibyo byadutandukanyije n'urukundo rw'Imana. Kandi Petero yabwiye Abaroma aravuga ngo mbe n'igiki cyabatandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese n'ibyago, n'ugupfusha, n'ukwangwa, n'ibiki? Arangije avuga ngo nta na kimwe muri ibyo gikwiye kubatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Reka nkubwire ngo ibyo uri kunyuramo ntibigutera ubwoba ku buryo watandukana n'urukundo rwa Kristo, kuko amahirwe y'ubuzima arahari. Imana ishimwe cyane. Yababwiye mu bice 8 arababwira ngo iyi mibabaro tubona ntikwiye kugeranwa n'ubwiza buzayishurwa. Imana ishimwe cyane. Imana ihibazwe. Reka rero mbabwire ngo ejo ni heza. Reka ubwoba butakubuza kugera ku nzozi zawe. Bwira ubwo bwoba bunyamanze, buceceke, kubera ko ubwoba ntaho bwakugeza. Ndasaba Imana kugira ngo ikumare ubwoba. Wari ufite ubwoba mu mutima wawe, wari ufite ubwoba ntazi, wibaza ngo ejo uzarya iki, wibaza ngo ejo uzambara iki, wibaza ngo ejo uzishyura ideni iki, wibaza ngo mbese bizagenda gute. Ubwo bwoba bwatumye aho kugira ngo utumbire ku cyo Imana avuganye nawe, uri uratumbira ku kintu kubera ubwoba. Uri uratumbira ku kintu runaka, uri uratumbira yuko ngo abana babuze minervari, uri uratumbira yuko wabuze imyambaro, uri uratumbira ko wabuze tike, uri uratumbira ko wabuze ibyangombwa, uri uratumbira ko wabuze yo kwishyura ideni, uri uratumbira ikigeragezo, aho kugira ngo tumbire ku mvugo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tumbire ku cyo Imana avuganye. Haleluya. Icyo Imana avuganye nawe nicyo kiri mata cyane, nicyo gifite icyo gisobanuye kuruta ubwo bwoba. Imana ishimwe cyane. Sinzi ibyo uri gucamo, ntabwo nzi ibiguhangayikishije, ntabwo nzi ibiguteye ubwoba, ariko banza ubwira ubwoba ngo ceceka, wimbuza amahirwe, ndekura ngende. Reka nkubwire ngo igihe kimwe ngo intumwa ziri mu bwato zigira ubwoba bwinshi cyane kubera hari haje umuyaga. Aho kugira ngo bakurure kwizera kw'imirimo Imana yakoze muri bo, ahubwo bagira ubwoba. Kandi Yesu yari yiryamiye hasi, ariko arangije arababwira ngo mwabafite kwizera gukemwe, ni iki kibateye ubwoba? Arangije aravuga ngo wa muyaga we ceceka, tuza. Umuyaga ngo uratuza. Nimba uryamanye na Yesu mu nzu mu bwato bumwe, ubwoba n'ubwiki? Kinya inyanja itarohama kandi Yesu muri kumwe mu bwato. Nimba Yesu muri kumwe mu buzima bwawe, iyo nzara iragutwara iki kandi Yesu nawe ari busonzere muri iyo nzara? Bwira inzara ati tuza, ndi kumwe n'umugabo hano hantu kandi yaragabuye ndabizi. Reka mubwire, gira icyo usubiza ikibazo kikuri imbere kiriho kiragutera ubwoba, kuruta gucika intege ntugere ku mahirwe y'Imana avuganye nawe, kuko amahirwe arahari inshuti yanjye. Hari abantu babuze amahirwe kubera ubwoba, bakamurangira akazi ngo yango hariya ntabwo nabishobora. Ubwoba bugatuma ubura amahirwe y'akazi. Bakamubwira ati se wa muntu we gira gutya na gutya, bikore gutya, reka da. Ubwoba shwi bukamutera mu buzima. Ese haguruka tugende ahantu kuvuga ubutumwa ngo shwi.
ubwoba bukamwica ko nta mafaranga agira. Ariko girira Imana icyizere. Imana aravuze ngo nijye se w'imfubyi nkaba umugabo w'abapfakazi, ni njyewe Karuhura, yemwe abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Azananirwa no kukugirira neza wamugiriye icyizere. Yaduhaye amasezerano menshi yuko azatugirira neza. Yabwiye Kuro, aramubwira ngo Kuro we, nzakujya imbere ahataringaniye maringaniza, ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ibyo ntibigutera ubwoba. Ikigusaba ni determination y'ubuzima bwawe, ukiyemeza ukavuga ngo ujye ubwoba burarangiye, nubwo inyanja ihari imbere yanjye ariko mu kanya ndayinyuraho kuko Yesu ari kumwe nanjye, nubwo ingabo zingwasha inyuma ariko Yesu arazindinda. Ukagira kwiyemeza muri wowe, nubwo muri business yanjye mbona bikomeye ariko imbere yanjye gato hari ukugera kwaguka mu buryo bukomeye. Hari ukeneye imbaraga z'umutima zikomeye cyane, kuko Yobu yaranditse muri 24 aravuga ngo nimba Imana izi ibihe, niki gituma abayizi batabera impinduka z'ibihe? Witerwa ubwoba n'impinduka y'ibihe, kuko Kristo ibyo biharabizi. Imana ishimwe cyane. Ubwoba wari ufite ndagira nkubwire ngo nibushire. Ubwoba wari ufite niburangire. Imana ishimwe cyane. Sinzi icyaguteraga ubwoba, ariko natuye uyu mugoroba ngo ubwoba nibushire, ugere ku nzozi zawe. Wajya kubona yuko we mu buzima bwawe utazagira amahirwe y'akazi, utazagira amahirwe yo kujya mu mahanga, utazagira amahirwe yo gutera imbere, utazagira amahirwe yo kugera ku cyo ushaka. Oya, ubwo bwoba nibushire, ahubwo wature kwizera muri wowe, uvuge ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro, kuko Uwiteka afite urufunguzo. Yesu yigeze yavuga mu byahishuwe, aravuga ngo ninjye wera kandi ukuri, ninjye ufite urufunguzo rwa Dawidi, ninjye ukinga ntihagire uwukingura. Nimba Imana yaragufitiye urufunguzo, ubwoba niki? Nta muntu n'umwe uzakinga urugi Yesu yakinguye. Ntawe. Ababyeyi bazagerageza kurukinga ariko ntawe uzarukinga. Dayo we, nta muntu warukinga. Reka nkubwire ngo za guverinoma zizaterana zishaka gukinga kariba Imana yafukuye, ariko ntawe uzagasiba. Nta muntu wasiba kariba Imana yafukuye, nshuti yanjye. Kandi icyo nkundira Imana, ikamya akagezi yafukuye akandi. Yakamije abo akagezi ko kwa ba marume, ifukura ko kwa ba nyogosenge. Ikamya ko kwa ba nyogosenge, ifukura ko kwa Rise and Shine World. Ikamya ko kwa Rise and Shine World, ifukura akisi yose. Reka nkubwire ngo Imana ikamya akagezi yafukuye akandi. Witerwa ubwoba n'utugezi turiho turakama. Ahubwo avuga ngo Yesu, nzi yuko utazanyicisha inyota. Imana ishimwe cyane. Hari utugezi twacu twajyaga twizeye, twatunywagaho tugakama. Umuririmbyi yaravuze ngo najya kunywa amazi agakama, ubwo ni ku muririmbyi yaririmbye ngo nkagira ubwoba nkiheba. Ariko umva nkubwire nshuti yanjye, ubwoba nibushire, kubera yuko yakamye akagezi kikareta igafukura ko ku Iserafati. Imana ishimwe cyane. Akagezi gakamye hashobora gufukuka kandi mu izina rya Yesu. Data ndafashijwe. Imana ishimwe. Utu tuntu tugezi tubona, twabonye ko kumuturanyi yatwimye karakama. Twabonye ko bari badusezeranyije kutwishama minervari karakama. Ariko Imana ifukura akagezi kagutse. Reka nkubwire nshuti yanjye, witerwa ubwoba nuko ubugezi bwazibye. Nibuzibe nuko Imana igiye gufukura gafite umumaro. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Iserafati hari akagezi kagutegereje nshuti yanjye. Ndashima Imana ko ijya utumenyera utugezi tuzima. Ndashima Imana ijya udukura mu menyo y'abapenina. Ndashima Imana itayemera yuko ubwoba buduherana. Ndashima Imana yuko muri Elimu haba hari amasoko n'imikindi dutegereje, mu gihe imara amazi yahashaririye. Amazi abashaririye ariko Elimu hari amasoko. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo niginga umuntu wese wateranye uyu munsi, mubwire ngo ubwoba wari ufite nibushire. Ubwoba bwaguteraga, ibintu byaguteraga ubwoba, bibwire ngo ni muceceke, kuko Kristo amfitiye urufunguzo rw'ubuzima. Nta muntu uzakinga, Kristo yakinguye. Nta muntu n'umwe, reka nkubwire nshuti yanjye, naho bazateka ibuye rigashya, igihe Kristo azaba yakinguye nta muntu uzakinga. Reka nkubwire nta
n'umwe kubera ko Kristo azaba yakinguye. Imana ishimwe cyane. Witerwa ubwoba rero n'abashaka kuvuga ngo ndagutobangira aka kariba nkatobange. Reka nkubwire, nubwo batobanga amariba ariko Rehoboti rirahari. Hari iriba ryagutse, Bibiliya iravuga ngo ni iriba ryagutse. Imana ishimwe cyane. Ni iriba ridatonganirwa. Reka nkubwire ngo nubwo urusaku rwahinda nk'Abafilisitiya bakagutera ubwo, reka nkubwire nshuti yanjye, hirya gato hari umusaya w'indogobe. Imana ishimwe cyane. Hari umusaya Imana. Ubundi iryo gupfa ry'umusaya w'indogobe ryagezeze hariya ni iki? Ubundi indogobe kuki yapfiriye aho ngaho? Ubundi byatewe n'iki? Byagira ngo Samusoni, aleluya, mu gihe abantu bafite urusaku rw'Abafilisitiya, ahita asingira umusaya w'indogobe, ahita batikagura bose. Ubundi iryo gupfa ntawaruzi uburyo ryahageze, ariko Kristo agutegurira akantu gato azabasha kugutabarizamo mu gihe uzaba wananiwe. Imana ishimwe cyane. Hahandi ubona ko bidashoboka, hahandi ubona ko byanze, Kristo yaguteguriye umusaya w'indogobe. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo yawicishije abagabo 1000. Arangije ngo ku gicamunsi agumwuma, arangije aravuga ngo Uwiteka we, umpa amahoro singwe mu maboko y'abatarakebwe. Hari abantu batacebwe batuzengurutse, ariko Imana niguhe kutagwa mu maboko y'abataracebwe. Haleluya. Imana nifukura akagezi bita Enihakore, bisobanuye iriba ry'uwasenze. Wowe munyamasengesho wasenze, ndajyaga Imana igufukurira akariba, ndajyaga Imana igufukurira akariba k'umuntu wasenze. Imana ishimwe cyane. Wowe waje imbere y'Imana, Imana nigufukurira akariba. Wowe waje gutabaza Imana, Imana nigufukurira akariba. Niyemere yuko ugwa mu maboko y'abataracebwe. Imana ishimwe. Ubwoba bwari bukugose, Abafilisitiya bari bakubanye benshi, Abamoni bari bagusajije. Imana ihimbazwe yuko igiye gufukura akagezi mu butayu bw'irehi, ahatagiraga amazi, hahandi wari wihebye, ubona yuko warangiye, ubona yuko wapfuye, ariko Imana nifukura akagezi. Ndashima Imana yuko itigiye kutumara ubwoba. Ndashima Imana yuko igiye kuduha amahirwe y'ubuzima. Imana igiye kutwagura ikadushyira ahagutse, ikatwagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nzi ibyari bikugoye, ntabwo nzi ibyari bibabaje umutima wawe, ntabwo nzi agahinda ufite muri aka kanya, ntabwo nzi ubwoba n'ibiri kugutera ubwoba, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko hari uwanesheje urupfu, nuko hari uwanesheje ubwo bwoba, nuko ku musaraba i Golgota yirahiriye aravuga ngo byose birarangiye. Imana ihabwa icyubahiro. Ageze mu byahishuwe aravuga ngo ninjye Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo, nta wambanjirije nta n'uzamperuka. Imana ishimwe. Haleluya. Nijye tangiro nkaba n'iherezo. Hashimwe Yesu watumenyeye ibidukwiye. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kubw'uyu mwanya. Haleluya. Habwa icyubahiro. Sengeye ubu bwoko bunteze amatwi mu izina rya Yesu. Nubumara ubwoba, nubugeze ku nzozi z'ubuzima bwabo, nubushigikire muri byose. Kandi Uwiteka Nyiringabo, abari bafite ubwoba niburekere, ahubwo biyongeremo ibyiringiro, bavuga ngo aho tujya ni heza, bavuga ngo icyo Imana idufitiye mu kiganza. Pawulo yaravuze ngo nzajya gufata icyo Kristo yamfatiye. Reka dutumbire ibyo Kristo yadufatiye kuruta gutumbira ubwoba, kuruta gutumbira ingabo z'Abafilisitiya, kuruta gutumbira ibitugose, ahubwo turebe icyo wadufatiye. Urakoze Mwami. Icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Amahoro y'Imana aruta umuntu wese yakibwira abe kuri twebwe no ku mitima yacu, ndetse imigisha ituruka iwawe itwomeho, ndetse no ku miryango yacu n'ibihugu byacu, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amina, 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 amina.